hanza katumaze w'abagenzi akarihanza katumaze w'abagenzi aba Yesu yarinze mwese ni mu mutapera Yesu ko yadukijije akarihanza yemwe akarihanza akarihanza yemwe akarihanza akarihanza katumaze w'abagenzi akarihanza katumaze w'abagenzi abagabo yakuye mwese ni mu mutapera akarihanza katumaze w'abagenzi yego ndaza ku mugoroba oya ntugire wasi ndagusohokana ugakabara mujyanye akarihanza katumaze w'abagenzi akarihanza katumaze w'abagenzi akarihanza gatewe n'abasumbaga ubusamanye ntabwo mureba hanze ubu businzi ntabwo mureba hanze ibigarazo ntabwo mureba hanze ibyo byose bidutwaye abagenzi akarihanza katumazeho abagenzi yewe mana we akarihanza katumazeho abagenzi niba utaba twasenganye mwami we nibuka abo twagendanaga abajyaga baririmba abajyaga bahanura abo bose baragiye mwami ongera ukure abantu bawe hanze ubagarure Yesu azakurengere Saganda rero ndi hano rero uyu munsi njyewe iyo ndi kubyinira Imana ubundi mbwira no madamu mfite mu rugo arabizi niyo atetse nkumva birafashe mfata ijerekani nkayikubita nkabyina kuko njyewe nibuka iminsi nabaye mu kabari nkibuka iminsi nakubitiyemo abasirikare nkibuka iminsi nakubise abapolisi nkavuga ni Yesu aratabara kandi Imana yankijije nanjye nzayibyinira mu minsi nsigaje aleluya ariko abantu bo hepfo hariya bo twarabanye mwebwe narabasuye sibyo se ariko n'ubu umwuka yahoze arimo kumata umuntu yanyongoreye ngo bariya abantu Imana irimo irashaka ko wongera kubasura bihurirana nuko namanutse Kigali abantu barimo kumbwira batusura umudugudu utasuye ndavuga ni nzajya nganda n'ukuri kw'Imana numvaga umwuka wera ariko bimbwira ndaza nganda rero ndi hano rero uyu munsi njyewe iyo ndi kubyinira Imana ubundi mbwira no madamu mfite mu rugo arabizi niyo atetse nkumva birafashe mfata ijerekani nkayikubita nkabyina kuko njyewe nibuka iminsi nabaye mu kabari nkibuka iminsi nakubitiyemo abasirikare nkibuka iminsi nakubise abapolisi nkavuga ni Yesu aratabara kandi Imana yankijije nanjye nzayibyinira mu minsi nsigaje aleluya iyi ni njye mwabonaga ku mafoto bashyizeho mu bantu batetse warage mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza natetse warage mfite imyaka 12 bakajya rero abapolisi babaregera n'abasirikare mu 2001 bakababwira bati umuntu bitameze ibyayo yaratuzengereje muri uriya murenge wa Kabarondo bati abantu bagiye kumufata kandi arakubita abandi baza kubera ko nari mfite abantu b'inshuti zanjye mfite amafaranga vuga ngo amafaranga arashira cyangwa ntabwo ashira amafaranga yarashiranye yo muri warage nsigara ngiye gucuruza ubugoro mu isoko nkajya ndangura ubugoro bwa 50 nshakamo igiceri cy'ijana Yesu aratabara njyewe rero mu myaka igera nko muri 18 maze ndi kuririmba imyaka 18 ujya gusingira imyaka 20 uririmba ni imyaka myinshi cyane njyewe rero iyo ndi kuririmba mba numva nta shyari riri muri njyewe bari abantu rero mureba hariya ni inshuti zanjye n'abahanzi bangwa ku mutima ndabakunda cyane Yesu ashimwe cyane hanyuma nahoze nicarira numva umwuka wera ari kumbwira ngo ibyo muri uyu munsi ndabashyigikira kandi ikindi kintu numva Imana ishaka guta no guca ikintu cyitwa umurozi kuri uyu musozi uzengereje abantu b'Imana iyo abarozi bazengereje abantu ku musozi kuri uyu musozi bwira umuntu muhagararanye ngo Imana ikwirukanira abarozi kuri uyu musozi abaguteje inyatsi dore amabutike mwarayafunze abandi mu mirima murajya guhinga mugasarura ubusa abandi musigaye mugendera ku mbago barabibazinze byarabaye abandi abagabo banyu babahinduye abasazi ku misozi abandi akazi baragafunze ntibakigakora
mu ijambo tugiye kuririmba wenda ndirimba imwe ariko ngiye gusenga isengesho rivuga ngo Imana itabasazi kuri uyu musozi, Imana itenererezi kuri uyu musozi. Ongera umbwirire umuntu muhagaranye ngo Imana igucira abo baruzi. N'uwabuzanye nashaka burya uyu munsi, nashaka agenda burya cyangwa areba ahantu ajya kubushyira mu kinogo abushyiremo, nta utabureka uyu munsi barabumukorera. Twebwe iwacu abantu nta nubwo n'ubuyobozi bwemeraga ko n'abarozi babaho. Burya muzamenye leta ntabwo ijya kwemera ko n'abarozi babaho. Mbwira umugore mu giterane ndamubwira nimbonye akabindi mu nzu yawe, ati nukuri ko Imana niba aricyo kibazana ku musozi, Imana izabahana. Bukeye mu gitondo aroga umwana w'uruhinja kwa kundi musiga abana bagenda birukanka, akana gapfuye bajya kugatera, baragenda basanga umugore munsi y'igitanda yaracukuye akabindi kurwina, uburozi akabindi karimo karabira nk'umusururu wa mu gitondo. Birangira rero aburozi babumukoreye yarabwikorera ku mutwe, naho abantu bamenye ko abarozi baroga. N'ubu yagiye Uganda ntawe umenya aho yagiye. Uyu munsi rero ndi hano kugira ngo Imana ice akagasuzuguro k'abarozi bahora babaruga buri munsi. Aba babujije abantu gusubira mu nzu y'Imana. Nishaka indirimbo zanjye zibe zirangiye izi ngizi ntahe nsubira iwacu. Ariko muraho mwese muri kundeba, Imana ishimwe. Ubuje mba narakuze ngana n'abandi basore, mfite imyaka mibi. Aleluya. Mba narakuze ngana n'abandi basore, muri kundeba imyaka mfite, mfite imyaka myinshi ntugire ngo ndagasore. Njaye kane mfite umugore twasezeranye, nasezeranye nawe mfite ibiro 31. Imana irambwira ngo nzakugirira neza. Ubu maze kugeza imyaka 48, murabona ko agataye karimo kugenda kazaho, bimeze neza. Byose abahetse namwe turi kumwe. Aleluya. Aba turi kumwe mwongera mukomere Yesu amashyi cyane. Imana ishimwe. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, mwami w'abami, Yesu giti cy'indanzamarumbu, Sambi Tagirumba. Uwo ni umwami w'abami, niwe waje gutabara, abwira imfubyi n'abapfakazi ati nimuhora nubwo mwababaye ndi Imana nje kubarengera. Arongera aratwitegereza areba turi mu gikombe twambaye ubusa, areba aho twari tugeze turi mu bacomera, abandi twarazegerezwa n'imizegerezo y'iwacu, abona karande zose twabagamo, aravuga ati nimuze mbambike nanjye nongere mbakarabye mbasige kuko ndi umwami ndaje kubaruhura. Abo yaruhuye nimwongere mumumpera amashyi gatonda arakomeye. Arongera agendana natwe aravuga ati nzabatabara. Uwo mwami aramanuka ageze ahirengeye aravuga ati nabonye imbaremba n'abari bazurutse, mbona n'abari barushe, mbona n'abari baremerewe, nanjye ndavuga ngo kuko mwari mushonje mwarabuze uwabagaburira, dore nanjye ndaje kubagaburira kuko ndi Uwiteka Imana ihoraho. Nimwongere mumukomere Yesu gatonda warakoze. Imana yanjye imirinde y'Uwiteka, ndumviye igitutu abakiranutsi b'Imana bagiye gutabarwa, n'abari mu bushomeri nimuhumure mubanye. Imirinde y'Imana ndumviye imbere yanjye, imirinde y'Uwiteka ndumviye igitutu abakiranutsi b'Imana bagiye gutabarwa, n'abari mu bushomeri nimuhumure mubanye.
bisobanura ibyari bisobanye birazi ko bisobanura ikibabaza Imana n'abakora ibyaha ikibabaza Imana n'abari mu businzi ikibabaza Imana n'abari mu gusambana abashaka kubivamo bakagarukira Imana mwese nimutebuke ijuru rirakinguye mwese nimutebuke imbabazi ziracyariho ikibabaza Imana n'abakora ibyaha ikibabaza Imana n'abari mu businzi ikibabaza Imana n'abari mu gusambana abashaka kubivamo bakagarukira Imana mwese nimutebuke ijuru rirakinguye mwese nimutebuke imbabazi ziracyariho ikibabaza Imana n'abakora ibyaha ikibabaza Imana n'abari mu businzi ikibabaza Imana n'abari mu gusambana abashaka kubivamo bakagarukira Imana mwese nimutebuke ijuru rirakinguye mwese nimutebuke imbabazi ziracyariho. Aleluya. Mu gikari cyo kwa Yesu aha mwabifashe twagiye na hariya mu gikari cyo kwa Yesu aha niko harimo n'abaririmbyi noneho twagiye rero abarimo kuyubaha mwese mumere Yesu amashyi cyane Imana ishimwe. Mugasangira ndetse mugasana iyo agiye kupanga ntibongera kumusura muravuka muramuza ubwiye se ashimwe nawe akagusubiza ati Yesu ahimbazwe wamara kumwumva bakagukomera kugana turiya simushaka sinifuza kumubura ndetse n'iyo mubonye ukamunda haraye abantu bajya bishuka bakanga bagenzi babo abantu bajya bishuka bakanga abo bavuka ariko bibazi ko ijuru hari Imana iyirahira
haleluya. Ni njyewe rwose. Hari abantu bari kureba bakavuga ngo uziko ari we koko. Ni njyewe koko. Uretse ko Yesu agenda agira abo yagiriye neza, namwe ni mumukomera amashyi Yesu nibagira neza. Imana ishimwe. Jewe ni njyewe mbwira n'abasore iwacu turaganira n'abagabo nkababwira ngo buretse ko wenda munywa agatabi mukankura umugi, ariko nta muntu wandushaga kurwana, nta muntu wandushaga kurasana. Jewe narizi kurasa, nkamenye no kurasa n'abantu, karasana n'abantu bafite imbunda, jewe mfite umwambi n'imiheto. Narinzi guhiga mu ishyamba, nari uwa mbere, ariko maze gukizwa Yesu aratubwira ngo muza mu murimo wanjye nanjye nzabagirira neza. Haleluya. Sinzi ukuntu rero ibintu bigenda. Inza kugenda mu giterane njya kureba abapanikoti, vuga ngo abapanikoti. Uriya niba habaho idini naziraga abapanikoti. Iyo baririmbaga bakanakora konseri, nabwiraga abakozi banjye nimuze tugenda tujye kureba aho abapanikoti bakoreye konseri. Nimwabona hari umuntu bagiye gusengera, mwe mufate inkoni mukubite nta bindi. Nari nteye nabi, ariko njyewe ngiye gukirizwayo Imana iramengera nicaye mu giti. Haleluya. Nicaye mu giti, baravuga ngo iki giterane twakoze uyu munsi ngo nicyuye umugabo umwe, ngo uriya mugabo wicaye mu giti ngo Imana iramushaka, ngo n'ikimenyetso Imana itaza ivuze ko hari amajerekani 4 ya kanyanga asigaranye. Ndavuga inubwo rurimo rurabahiga ko mbakubita, rurabahiga ko mbakubita. Umukecuru arongera ati mu izina rya Yesu atugomba kumanuka bakagusengera. Ngeze hasi sinamenye uko namanutse mu giti, nikubise hasi sinanavunika n'urutoki. Ngera hasi ndimo kubabwira ni muze tugende njye kubereka aho za kanyanga ziri. Barazijyana bafata amajerekani 4, barangije bayamena hasi, nanjye mbakikiriye umwami n'umukiza. Arampindura, tumukomera amashyi Yesu ko Yesu. Nawe komera Yesu amashyi twese tugende. Akarihanza katumaze w'abagenzi, akarihanza katumaze w'abagenzi. Aba Yesu yarinze mwese ni mumutapera Yesu ko yadukijije. Akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza katumaze w'abagenzi, akarihanza katumaze w'abagenzi. Abagabo yakuye mwese ni mumutapera muvuge ko Yesu ari mwiza. Ubusamanye ntabwo mureba hanze, ubusinzi ntabwo mureba hanze, ibigerazo ntabwo mureba hanze, ibyo byose bidutwaye abagenzi. Akarihanza katumazeho abagenzi. Yewe mana we akarihanza gahebuje bashiki bacu, akarihanza gahebuje barumuna bacu, akarihanza gasebeje bakuru bacu, akarihanza gahebuje ababyeyi bacu. Yo nagahinda. Umukobwa amaze kureba hanze, ntiwamubwira iby'agakiza ngo abyumve. Nanjye naratanzwe, akireba amatama mataye, ati burya ninjye bugezweho. Naho namenye ko byose bizamushiraho, agasigara karirera mu myotsi. Akarihanza katumazeho abagenzi. Akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza yemwe akarihanza, akarihanza katumazeho abagenzi, akarihanza katumazeho abagenzi. Nibuka abo twasenganye mwami we, nibuka abo twagendanaga, abajyaga baririmba, abajyaga bahanura, abo bose baragiye mwami. Ongera ukure abantu bawe hanze ubagarure. Yesu azakurengere. Umusore wamaze kureba hanze, ntiwamubwira iby'agakiza ngo
ishaka kwirenza kuri hariya nawe ntamenye ko bariho bamubeshya ejo azaba ishyamba y'ikirembo akarihanza gatumazeho abagenzi yego ndaza ku mugoroba oya ntugire wasi ndagusohokana ubwo akaba aramujyanye akarihanza gatumazeho abagenzi akarihanza gatumazeho abagenzi akarihanza gatewe n'abasumbaga Amen.